abantu bahinduye aho bari bari ariko ntibahindura uko bari baje mu gakiza ariko baracyafite inkota nka Petero. Abantu baracyafite amatiku, bari bose bitwa abasenga, abantu ntibemerana, abantu ntibakundana, baraba abapasiteri bakarwana, baraba abahanuzi bakarwana, baraba bose ari abakristo. Mbese ubu birutwa nuko waba inshuti n'umuntu wo hanze, ariko mu nzu y'Imana ugurije nta kwishyura, ntabwo ari inyangamugayo, ntabwo bagira ukuri, ntibubahiriza igihe, kandi bitwa ngo bari mu gakiza. Twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba aho muteraniye ku isi hose, habe muri Amerika, habe ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Aziya, Australia, mugabane wa Afurika, by'umwihariko abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Tubatuyeho umugisha w'Imana, uburinzi bw'Imana, kandi tubatuyeho protection ituruka ku Mana. Ni Evangeliste Dusengimana Theophile, tugarutse kubabwira ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe n'ubundi. Uyu munsi turongera tugaruke ku mateka y'inkuge ya Nowa. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 6 n'umurongo wa 18 n'uwa 19 n'uwa 20. Hanyuma tugaruke tuvuga iyi nkuge iyo ariyo. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjirane muri iyo nkuge bibiri ngo ubirokorane, nawe bizaba ikigabo n'ikigori. 20. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yabyo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, bibiri by'amoko yose bizabe aho uri, kugira ngo ubirokore. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma iki ni igihe cyari gikomereye isi ya mbere, yari imaze kononekara cyane, hakorwa ibyaha by'indengakamere. Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Ariko kugira ngo isi ya mbere yononekare, murabizi ko abasoma ijambo ry'Imana hari urugamba rwabaye mu ijuru. Satani aramanuka, ntabwo yamanutse wenyine, yamanukanye n'igice cya 3 cy'abamarayika. Abo bamarayika rero bageze mu kirere n'ubundi bigabanyijemo kabiri, haboneka abaguma mu kirere ari bo Efeso havuga 6:10 ngo uko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Iyo bavuze imyuka y'ahantu ho mu kirere baba bavuze abo bamarayika bamanukanye na Satani, bakanga kuguma mu ijuru, bakanga no kujya hasi. Niyo myuka turwana nayo ku manywa na nijoro. Hanyuma iki gice rero cyamanukanye na Satani kiraye mu bana b'Imana, kiraye ku isi hose, kirongora abana b'Imana, babyarana rero abana. Ariko aba bana bakavuka igice kimwe nyine ari abamarayika, ikindi ari abantu basanzwe. Ariko kuko bari bafite ubugome bamanukanye, bwagiye nyine bufata n'abo bana bavutse, hanyuma bagakura ubona ari abantu, ariko imbere bafite ubugome bwa Satani, bakora ubusambanyi bw'indengakamere, ubwicanyi, ubugome, ku buryo umureba ukajya wibaza uti se uyu muntu ibintu akora mu by'ukuri ni umuntu? N'ubu rero birashoboka yuko hari abantu ujya ubona bakora ibintu mu buzima bikakuyobera, ukibaza uyu muntu wazimana, uyu muntu yavutse ku muntu. Hari ubwo n'ubu ibisigisigi by'abo bamarayika ku isi biracyahari. Ibyo rero abaduteza amatwi mubimenye, kandi nihabaho gusenga mujye musenga nyine, ariko munazirikana yuko hari abantu bameze batyo bari mu isi, ntago bose bapfuye ngo bashire. Ibi rero nibyo byateye isi ya mbere kononekara, kugeza ubwo haboneka ubusambanyi
bw'abagore ku bagore, ibyo biza kuvaho, haboneka ubusambanyi bw'abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, bakoresha imibiri yabo ibitandukanye n'ibyo yaremewe. Imana irababara, haboneka ibyaha by'indengakamere, ubwicanye, ubugome, ubusambanyi, amashyari, inzangano, kumena ibintu bibi byinshi bitera Imana kubabara. Ariko muri icyo gihe hari umugaragu w'Imana witwaga Nowa. Imana ishimwe cyane. Nowa Bibiliya iravuga ngo we agirira umugisha ku Uwiteka. Imana imumenera amabanga y'ibyo igiye gukora mu isi, ko igiye kurimbura isi ya mbere. Hanyuma imutegeka we kubaza inkuge mu giti cyitwa gofero. Uburebure bwayo bwari metero 120, ubugari 60. Muzagera mubisoma. Hanyuma Imana imuhapura y'iyo nkuge uburyo azayubaka, ariko Imana imubwira amadirishya azashyiramo, ariko imubwira ko azashyiramo umuryango umwe aho binjirira. Turaza kureba uyu muryango icyo yavugaga. Hanyuma irangije rero amubwira ati kandi uzajya ubaza ariko unavuga ubutumwa ubwira abantu ku isi igiye kurimburwa n'umwuzure n'amazi, kandi unavuga impamvu isi ya mbere igiye kurimbuka, yuko ari ibyaha by'indengakamere, by'ubupfumu, by'ubusambanyi, ubwicanyi, ubugome, kwikakaza, kwishongora, gutuka Imana, gusenga ibigirwamana. Ibyo byari byaruzuye mu isi ya mbere. Nuko rero Nowa atangira gukora uwo murimo, arabaza ariko avuga n'ubutumwa. Hari ibintu bitatu byateye abo mu isi yo ku bwa Nowa kutumvira ubutumwa bwa Nowa. Icya mbere, isi ya mbere Nowa nawe ubwe ntabwo yari yarigeze abona imvura igwa. Hamanukaga ikime kikanetesha ubutaka, imyaka ikera, ubuzima nyine bukagenda neza. Urumva rero Nowa gutinyuka kuvuga ngo imvura izagwa, abibwira abantu batigeze babona imvura, nawe ubwo atarayibona, cyari ikintu gikomeye. Abantu bakamubwira ati ese Nowa, imvura izagwa, ubu ni imvura uzi icyo ari cyo? Imvura se ni iki? Icya kabiri siguye ni ibyago cyangwa ni umugisha? Bati warasaze, uri umusazi, genda imvura sigwa igwa gute? Icya kabiri, ahantu Nowa yaratuye, yuso hari igitabo nasomye cya komanteri za Bibiliya cyavuga ko Nowa yaratuye ku gasozi karekare gafite hafi metero 120. Kari agasozi karekare cyane. Icyo gihe rero abantu baramubwira batese Nowa, imvura reka twemere ko izagwa, ibidendezi bizazamuka bigere kuri uwo musozi utuyeho, waravangiwe wa musaza w'ibyo ukora n'iby'ubusaza. Icya gatatu cyatumye abo ku bwa Nowa batamwumvira, ubwo bwato ingano yabwo. Baramubwira ngo batese dushimye ko imvura izagwa, wenda n'ibidendezi bikagusangaho, ariko se urabona ubwo bwato uzabona abakarani babuterura? Wose uzabuterura nubwo wakiteranya n'umugore wawe n'abana banabuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure? Ntabwo byashoboka. Ibyo bintu rero babishingiraho bibateza ubuyobe bukomeye, banga kumvira Nowa. Ariko Nowa akomeza umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Akomeza kubaza. Imana ishimwe. Hari ibintu bitatu, niba ushaka kuva ku rwego rwo kuba igitangazo ukabigitangarirwa, hari ibintu bitatu ugomba kuba ufite. Icya mbere ni ugukunda Imana. Principe y'urukundo ni ugutanga ikintu cy'igiciro ugiye utari uw'igiciro. Nimba mukunda Imana, irabipimira ku gihe muyiha. WhatsApp yihe igihe kingana iki, Facebook yihe igihe kingana iki, amagambo y'amanjwe yahe igihe kingana iki, gusoma ijambo ry'Imana yihe igihe kingana iki. Wibeshya Imana ngo urayikunda kandi ufite ibyo urutisha. Principe y'urukundo ni ugutanga ikintu cy'igiciro ugiha utari uw'igiciro. Mbarereho no kubwira abakobwa batarubaka, nihagira umusore ukubwira ko agukunda, uzamubaza icyo akunda kuri wowe. Ashaka kubwira ati ngukundira amaguru meza, ngukundira amabere, ngukundira iki. Uzamubaze ngo igihe icyo ukunda kuri nge ntazaba nkigifite, ese uzakomeza kunkunda? Kuko ushobora gukundira umuntu amenyo meza ejo agakuka, ubwo wasezeranye n'amenyo, wasezeranye n'ibindi, ntabwo ugize usezeranya n'umuntu. Ubwo rero igihe ibyo byavuyeho, ndagira ngo nkubwire ko uzakora divorce. Ni nacyo kiri gutuma ingo nyinshi zisenyuka. Abantu barasezerana n'ububogari, abantu barasezerana na zero fault, abantu barasezerana n'amamodoka, abantu bagasezerana n'amazu, abantu bagasezerana n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko ukwiriye gusezerana n'umutima kuruta ibindi. Kandi ikindi,
uwo muntu mugiye gusezerana ushaka kumukundira wenda ko afite amabere matoya, ariko uzirikane ko nayonsa abana 10 azahinduka rastiki. Ibyo nabyo ujye biteganya, mu byo uteganya nabyo ujye bishyiramo. Okay, ibyo tubirenga. Icyo cyari icyambere. Cya kabiri no kubaha Imana. Kubaha Imana no kwirinda ibyaha. Kuvuga kutiba utarahura n'igituma wiba biroroshye. Kuvuga kudasambana utarahura n'igituma usambana biroroshye. Kuvuga ko uri umunyakuri utarageraho kuri gusabwa biroroshye. Kuvuga ko uri umunyembaraga utarahura n'igipima imbaraga biroroshye. Ariko Yosefu yahuye n'igituma asambana, ntiyasambana kuko yubahaga Imana. Imana ishime cyane. Icya gatatu no kumvira Imana. Kumvira Imana niyo etape ya nyuma ugeraho Imana ikakugira stock y'ibyayo. Imana ishimwe. Tugafatira urugero kuri Aburahamu buryo yumviye Imana, kandi iyo wumviye Imana, Imana iza gusura n'ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Biratangaje kumva Aburahamu akomeza kunamba ku Mana, agata isetera n'umuryango akajya mu gihugu Imana izamwereka. Ntabwo iri bumwereka, izamwereka. Ese wabishobora nshuti uduteza amatwi? Imana ikubwiye ngo haguruka ujya utazi wabikora. Ariko Aburahamu yumviraga Imana. Turebe igihe kirageragira imyaka 100, Sara afite 90, yari afite double menopause. Cyari ikibazo gikomeye ngo umubiri we wari warapfuye, ariko Aburahamu taragateshuka, akomeza kwizera Imana, akomeza kumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Byarangiye Imana imuhaye umwana, kandi maze kumuha umwana iza no kumugerageza inshuro 3. Iramuhamagara ngo zamura umwana wawe Isaka ku musozi ndi bukwereke umuntambireyo. Aratokesha. Ku nshuro ya 2 aratoke. Ku ya 3 iramubwira ati ahubwo muzamure ku musozi Moriya. Amuzamura ku musozi Moriya. Imana ibona ko amaramaje ko ayumviye. Yubaka igicaniro, ashyiraho inkwi, aboha umwana we, avana inkota mu rwo batagiye kumusogota. Imana nibwo yamuhamagaye. Imana ishime cyane. Iramuhamagara iri mu ijuru ngo Aburahamu, aritaba ati karame, wajya kumbwira ko nkunda, unyubaha, unyumvira. Ariko sinabyemeraga, ariko kukugenje utyo no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kogeza izina ryawe nzogeza izina ryawe, nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha, uzakuvuma azavuma, kandi muri wowe nimwe amoko yose yo mu isi azaherwa umugisha. Imana ishimwe. Dukwiriye gukunda Imana, kubaha Imana no kumvira Imana. Uyu Nowa izi ndangagaciro arazifite. Yumvira Imana bakajya bamuseka, yumvira Imana bakamukwena, arabaza yubaka inkuge. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo tugere no ku musozo, igihe cyarageze imvura iragwa, amasoko y'ikuzimu arazibuka, imiyoboro yo mu ijuru Uwiteka arayifungura. Wesake nimba bagaho icyo gihe simbizi cyangwa ariko uwo munsi amasoko yose yarazibutse y'ikuzimu nayo mu ijuru. Imvura iragwa, batangira babyita imikino. Imvura iragwa, ibintu bitangira kurengerwa. Ariko mbere y'uko imvura igwa, inkuge imaze kuzura, Imana yabwiye Nowa ko yinjiramo we n'umugore we n'abana be, abahungu n'abakobwa, hanyuma n'abamwumviye, kandi ikindi agafata no kubisimba, ibikururuka, ibiguruka, hanyuma akajya afata ikigabo n'ikigore. Reba rero injangwe n'imbeba bihuriye mu nkuge. Umuryango wari umwe, ntabwo yari ibiri. Injangwe yarebaga imbeba ikayibwira ati mba nkuriye, ariko amategeko yo mu nkuge nta kuryana birimo, n'ibindi. Imana ishimwe. Ndaje bereka ikindi gikomeye. Hanyuma yinjizamo ibyo bintu byose. Inzoka n'umwana byahuriye mu nkuge, ntago byishanye. Ariko igitangaje, abantu bahinduye aho bari bari, ariko ntibahindura uko bari bari. Baje mu gakiza, ariko baracyafite inkota nka Petero. Abantu baracyafite amatiku, bari bose bitwa abasenga. Abantu ntibemerana, abantu ntibakundana. Baraba abapasiteri bakarwana, baraba abahanuzi bakarwana, baraba bose ari abakristo. Mbese ubu birutwa nuko waba inshuti n'umuntu wo hanze, ariko mu nzu y'Imana ugurije nta kwishyura, ntabwo ari inyangamugayo, ntabwo bagira ukuri, ntibubahiriza igihe, kandi bitwa ngo bari mu gakiza. Iyi nguge rero yakiriya gihe wenda yari inguge nyine, bwari ubwato, ariko uyu munsi urahamagarirwa kuza mu nguge yitwa Kristo. Haleluya. Muri Kristo ubutu n'ubututsi n'ubutwa ntibibamo. Muri Kristo habamo urukundo, habamo imbabazi, habamo kwihangana, habamo guca bugufi. Ndagira ngo rero ngubwire wowe uduteza amatwi, kandi dufatanyije ibyago ndetse n'ibyiza. Muri Kristo Yesu harimo ibyiza, mu isi duhura n'ibyago, ari nabyo turimo isi yose by'icyorezo. Mu isi ntabwo hazigira haba amahoro, ni ku muririmbyi yavuze,
kandi isi ntisakaye nawe wanyagirwa rwose, wanyagirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko habonetse ubwihisho, habonetse ubuhungiro, aho ni muri Kristo Yesu. Umwanditsi Yohana yaravuze ngo nuko rero noneho umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ndaguhamagarira guhunga umujinya w'Imana uhungiye mu nkuge yitwa Kristo. Ndaguhamagarira guhunga umujinya w'Imana uhungiye, haleluya, mu gakiza. Ndaguhamagarira guhunga imivumo yo kwa so niyo kwa nyoko ugahungira mu gakiza. Ndaguhamagarira guhungira ibyo byorezo muri Kristo Yesu, kuko muri Kristo Yesu niyo hari protection, muri Kristo Yesu niyo hari amahoro. Wowe ubuze amahoro kwa Yesu arimo, wowe ubuze agakiza kwa Yesu harimo, wowe wabuze ibitotsi wiburishijwe n'ibiyobyabwenge, wiburishijwe kwa Yesu nuzuzaruhuka. Bene Kora barahageze, nubwo Kora, Datani na Biramu ubutaka bwari bwasamye bukabamira bitewe nuko basuzuguye Imana, ariko ubutaka bwarasamye burabamira, bahura n'ibikomere bitatu. Icyambere, yo bavugaga amazina yabo ahantu hose barirukaga bakavuga bati ni abana bakomoka muri bya bivume, bose bakiruka. Kabiri, aba bana bagize ibikomere byo kubura ababyeyi, iki nacyo cyari ikibazo gikomeye. Cya gatatu, nta gakondo bigeze bahabwa, ariko umunsi umwe baza kuza mu nkuge yitwa gakiza muri Kristo Yesu, bagera mu rusengero, bakirwa n'abadiyakoni beza, bakirwa n'abapasiteri beza, bahumvira ijambo ry'Imana, bararuhuka, baraje baravanga Uwiteka we, hahirwa uba mu mahema yabo, kuko abasha kugushima ubudasiba. Arangije aravanga igishu kiboneye umwobo ngo ni ku bicaniro bya Uwiteka. Imana ishimwe cyane, ngo hahirwa aba mu nzu y'Uwiteka, ngo uko babasha gushima Uwiteka ubudasiba. Ibyago n'amakuba nta handi tuguhamagarira kubihungira, ni mu nkuge ya Nowa. Iyi nkuge ni Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Nsoza, mwene data, ufite ibibazo bitandukanye, wenda ufite divorce, wenda ufite ibyangombwa wabuze, wenda uri impunzi, wenda uri imfubyi, uri umupfakazi wabuze minerevare, wenda wanzwe n'imiryango uvukamo niyo washatsemo, ufite ibibazo bitandukanye, ariko ndaguhamagarira kuza mu nkuge, ndaguhamagarira kuza muri Yesu, ndaguhamagarira kuza ugahungira muri we umujinya w'Imana ndetse n'uwa Satani. Imana iguha umugisha, wowe uduteze amatwi. Kubyumva ni kimwe, kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Iyi channel, iyi televiziyo iriho ku bwawe ndetse nanjye, kugira ngo tuze tuyihungiremo. Uko bukeye nuko bwije tuzatubazanira abakozi b'Imana bageze ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, kungurana ibitekerezo n'ibindi. Urasabwa rero kuzajya ukora share ndetse ukakangurira n'abandi gukurikirana ijambo ry'Imana rizajya rica kuri iyi channel. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Imana, wowe utwumvishe, wowe udukurikiye, waba ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa ikibazo, wakora comment hasi aho. Hanyuma ikindi nanone ushobora no kuduhamagara kuri nomero igendanwa, katubanze dusenge, nayo turaza kuyibaha. Mwami Yesu, turagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko uduhaye iyi mikoro kugira ngo tubwirize isi yose ubutumwa bwiza. Abatwumvishe, reka iri jambo rihindura imitima yabo, abatarakizwa bakizwe, abatarakwizera bakwizere, kandi n'abarwayi bakize, n'abashonje bagaburire, n'ababuze Mwami ubahumurize, ababuze abana ubaha abana, kandi Mwami Yesu n'abashonje bagaburire. Turagushimiye uyu ufashe icyemezo akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umuha umugisha. Uyu uri mu kibazo ukimukuremo, uyu uri mu kaga no mu makuba umukuremo. Urakoze kuko uhaye umugisha buri muntu wese ukurikiye ijambo ryawe kandi rishyira mu bikorwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Ngaho komeza kubagirira neza isi yose muri rusange, kandi duhagaritse impfu ziterwa n'iki cyorezo ku isi hose mu izina rya Yesu. Twirukanye za divorce, twirukanye umwuka w'ubukene, twirukanye umwuka w'igisuzuguriro n'umwuka w'umwanda, umwuka w'ibyaha n'imfu za hato na hato turazirukanye mu izina rya Yesu. Mwami, kuko ari wabashyizeho kugira ngo nabo bahe umugisha kandi ubahe ubwenge bugeretseho ubuhanga n'ubudahangarwa, kugira ngo bayobore ubwoko bwawe. Dusengeye amadini, abashumba, abahanuzi, ibintu byose bitari mu mwanya bijye mu mwanya mu izina rya Yesu. Urakoze kuko utanze umugisha, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu.
amen. Katuguhe nomero ya telefone wazaduhamagara ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa ikibazo. 07 8 2 30 15 81. 07 8 2 30 15 81. Uwiteka abaha umugisha.